Shalom, shalom, shalom bakundwa, ndabashuhuje, Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Abantu tujya tubana umunsi ku munsi, abantu mujya dufata amaboko, abantu mujya muhagararana natwe, turabashimiye rwose. Imana rero ibahereze umugisha. Tugiye gusangira ijambo riri muri Zaburi 91, duhere ku murongo wa mbere. Yego, nje gutera inkunga umuntu wese, nje gutera inkunga umuntu wese uri mu bihe bimugoye, nje gutera inkunga umuntu wese uri mu bihe bitoroshye, nje kubwira abantu ko Imana ikiri mu ruhande rwacu, nje kubwira abantu ko itarangije gukora ahubwo itangiye, nje kubwira umuntu ubabaye, uhangayitse, nje kubwira abantu ko Imana iri mu kazi. Yego, nje gutanga ihumure, mbwira abantu ko Imana iri mu kazi. Reka dusome mu Zaburi 91 guhera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo uba mu bwihisho bw'Isumba byose azahama mu gicucu cy'Ishobora byose. Ngo ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, ni igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Ngo kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Umurongo wa 4 ari naho cyane nshaka. Ngo azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo y'icyuma igukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa y'ihangu, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Haleluya. Ndashaka gutera umuntu inkunga uri mu bibazo, utekereza. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uba mu bwihisho bw'Isumba byose azahama mu gicucu cy'Ishobora byose. Bivuze ngo niba turi mu bwihisho bw'Ishobora byose, ni ukuri tuzaguma mu gicucu cy'Ishobora byose. Rega Imana yacu ni inyambabazi, rega Imana yacu idukunda kuruta uko abantu badukunda. Rega umwana w'umuntu ashobora kutakubera inshuti wenda cyane, cyangwa se ashobora kutaguhagararira nk'uko bikwiriye ko aguhagararira, ariko Imana ijya iduhagararira, ijya ituvugira aho twashobewe, ijya ibana natwe mu gihe tubona bisa naho bidafite icyerekezo, ariko Imana ikaba mu ruhande rwacu. Ku murongo wa 2 haravuga ngo ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, ni igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Haleluya. Uwiteka ni igihome kidukingira, ni ubuhungiro bwacu, ni Imana yacu twiringiye, nidukura muri bya bibazo, nidukura hahandi ubona bigoranye, aho ubona bidakunda, nihagarara igaseruka, aho ubona bisa n'ibiruhije, nihagarara ikagaragara. Ngo kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Ngo Imana yacu niyo izadukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Umurongo wa 4 ngo izatubundikiza amoya yayo. Iyo ngeze hano umutima wanjye ndavuga ngo Mana uradukunda. Ariko kubundikira uzi icyo ari cyo? Kubundikira
iyo umuntu mubundikiye nta n'agace na kamwe kagaragara. Bivuze ngo Imana idufite mu biganza ku rwego tudafite ahantu na hamwe hatuboneka. Iratubundikiye cyangwa se iradupfundikiye cyangwa se iratworoshe ku rwego tutagaragara, ku rwego tutaboneka akantu na kamwe. Yego, ngo izatubundikiza amoya yayo, ngo kandi izajya ngo kandi uzajya uhungira munsi y'amababa yayo. Ngo umurava we ni ingabo y'icyuma kigukingira. Umurava w'Uwiteka ni ingabo y'icyuma igukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro, iyo ngabo igukingira igiteye ubwoba cya nijoro ntikigutinyishe, cyangwa umwambi ugenda ku manywa y'ihangu, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Bivuze ngo ibi byose bizaza, ariko kubera ko turi mu bwihisho bw'Isumba byose, kubera ko turi mu mababa y'Ishobora byose, kuko tubundikiwe, n'ibizaza ntacyo bizadutwara. Na mugiga igenda nijoro, na ya magambo na dufite ibintu byinshi byinshi bitajya bitugeraho kubera ko turi mu mababa y'Ishobora byose, kubera ko turi mu mababa y'Isumba byose. Ndimo ndagutera inkunga, ndimo ndakurema umutima, nshuti yanjye, wigira ubwoba, witinya. Dufite umurengezi, dufite Imana ijya ibana natwe, dufite Imana ijya ibana natwe. Na cya gihe mugiga yaje gutsemba ku manywa y'ihangu, Imana ikabana natwe. Na cya gihe yitwikiriye igicuku, hari igihe ibyago byacu byitwikiriye igicuku, bitatekereza ko turi mu bwihisho bw'Ishobora byose. Erega abantu batubona tugenda, ndashaka kukubwira ko Imana wiringiye ntabwo izagukoza isoni. Ndagutera inkunga nkubwira ngo uri mu maboko meza, uratwikiriwe, urabundikiwe. Imana ntabwo ari umuntu ngo yivuguruze, Imana ntabwo ari umuntu ngo ivuge ibyo itazasohoza, Imana ntabwo ari umuntu ngo itubwire ibyo itazakora. Ndakubwira ko Imana ari umubyeyi w'imbabazi ku buzima bwawe. Imana izitamurura. Ndagutera inkunga nkubwira ngo Imana izitamurura ku buzima bwawe, izagaragaza ko yaguhishe kandi yakubundikiye, izagaragaza ko uri munsi y'ukuboko gukomeye, izagaragaza ko uri munsi y'Isumba byose. Koko Imana izabana nawe. Ndakuremesha umutima, ndakubwira ngo humura, turi kumwe n'umugabo w'intwari. Humura, turi mu maboko meza. Humura, tubundikiwe n'intwari, tubundikiwe n'Ishobora byose. Turi mu bwihisho bwiza, duhishwe ahantu hakomeye. Humura, humura, humura. Nubwo bimeze gutyo, ariko Imana iri mu ruhande rwacu. Ijambo rirongera rikatubwira ngo ese Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yaba nde? Ese wowe iyo ubitekereje wumva Imana iba iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yaba nde? Ndakuremesha umutima, ndi kukubwira ngo Imana iri mu ruhande rwacu. Imana izakurwanirira za ntambara warebaga wumirwe. Erega nta muntu ugera ku ntsinzi atarwanye, erega nta muntu ugera ku ntsinzi atakoze ikizamini, erega nta muntu ugera ku kintu runaka atagize intsinzi. Imana ibaha umugisha. Ndakwifuriza kubaho
kandi wizeye Imana.